kubashimira inshuti mudahwema gukurikiriza ishene zivuga ubutumwa bwiza, ni ishene kunyuzwaho ibyabaye n'ibiriho biba ku gisata cy'iyobokamana hagamijwe gukangurira abantu ko bagomba kumenya aho ibihe bigeze kubera ko itorero rizataha. Yego niko tujya tubabwira, tugakunda kubabwira ko itorero rizataha. Twagarutse kubwo kuza kubiteka kubarebe neza. Reka tukwakire mutumisha Mungu. Ndakwishimiye cyane. Yego gatanu kuri gatanu. Igero basuhuza rwose. Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Mwebwe mudahwema kudukurikira. Nibyo. Buriya umuntu ubona ariko ngafungura. Agatega amatwi. Yego. Uriya muntu ni uwo kubahwa. Ni uwo kubahwa pe. Dukurikira kuri izi sheni. Ni uwo kubahwa. Dushuhuje abari hano mu gihugu cyacu. Dushuhuje abari hakurya irwota amasimbi. Yego. Dushuhuje abumva cyangwa bakavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nibyo. Bose reka mabwire ngo hobe. Kandi Uwiteka akomeza barinde rwose. Ariko barindane n'imiryango yanyu yose. Nibyo. Yes. Uwiteka nabarinde n'imiryango yabo yose. Ndetse n'ibyabo byose. Nibyo. Iri kandi ni isengesho buriya. Rikomeye cyane. Ni isengesho rikomeye kandi buriya tuba twashyizeho vi. Nibyo. Bantu mwese aho muherereye turabashimiye ko mudahwema gukurikiriza ishene n'ukuri. Ni inkunga yanyu ikomeye aho izi shene zigeze naho zizagera nimwe tubikesha. Niba tubikesha. Ariko n'uwageze hano bwa mbere twamwinginga akantaze kugenda adapyonze kuri subscribe. Ariko Yesu niko yavuze. Ariko buriya kandi Yesu ijambo avuze ni ukuri. Yego. Yesu yavuze ngo nimusaba muzahabwa. Nimukomoka ku rugi muzakingurirwa ko dusabye. Bakoze subscribe, like, share na comment. Kandi byaba byiza rwose. Kandi rwose ko hari inkunga muri abamuduteye. Reka tuvuge ngo babikoze. Imana ibahemegisha. Kano kanya Imana ibahemegisha. Ndetse n'ababikoze nabo Imana ikomeze ibahemegisha mu izina rya gatanu kuri gatanu. None mutubije uyu munsi abantu bagutegereje baba bamaze iminsi batakubonaho. Kuko babonaga ntiwaburaga kubagezaho inkuru zitandukanye wazibagezagaho nabibonaga. Ariko se mu minsi ingana n'iminsi 3 cyangwa 6 wari umaze utagaragara ubahishiye iki? Narababwira icyo mbahishiye. Tuboneyeho kwifatanya n'Abanyarwanda bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe Abatutsi 1940. Muri iki gihe hari abagira ihungabana, hari ababikomere n'ibyabura. Abo bose rero turababwiye ngo ni dukomeze dufatikanye kubaka urwatubyaye. Yego. Ibyabaye never again. Yego. Bizasubira. Ntabwo bizasubira rwose. Dukumire icyaha n'ingaruka zacyo kandi tubashe gutangira amakuru ku gihe kugira ngo umutekano Imana yaduhaye dukomeze tuwicungire tunawubungabunga gatanu kuri gatanu. Uwiteka akomeze arinde abantu be rwose. Uwiteka akomeze arinde abo yaremye n'Abanyarwanda n'abagizweho ingaruka ya jenoside yakorewe Abatutsi 1940 muri rusange. Imana ibahe gukomera twese hamwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Maze ngo duhishiye iki? Ibintu bahishiye rero ni byinshi. Ntabwo navuga ngo insanganyamatsiko y'ikiganiro. Sinavuga ngo teme. Step ya mbere ubwo. Sinavuga ngo ahubwo tugiye kubabwira uruvangitiranye rw'ibiriho n'ibijojobo by'imvura. Ibijojobo by'imvura naranditse muri ajenda barabizi ko ngira impano yo kwandika. Ndumva ngize amatsiko. Ibijojobo by'imvura by'amakuru ariko n'amakuru. Ubwo ni amakuru atandukanye tugiye kubicamo ariko noneho tuzarekura episode. Turenga episode ya mbere. Turenga episode ya kabiri. Yes, bihagaze gute rero? Reka duhere muri aba bantu bagiye gusengerwa. ADEPR igiye gusengera igice cya kabiri. Icya mbere cyari kihe haryo? Icya mbere bagisengeye mu kwezi kwa 12. Kandi bagisengeye mu gihugu hose mu ndembo zose. Nari mpaye ndi kuri tere. Byabashije kugenda neza. Igice cya kabiri ni kihe? Ubwo igice cya kabiri ni nabagiye gusengerwa ejo bundi. Birimo bivugwa ko ari mu kwezi kwa 5. Ni ejo bundi
ariko iyo dutanze amakuru ntibivugwa ntabwo ndi umuvugizi wa ADEPR nta nubwo nkorana muri izo nzego ni ibivugwa biba byatugezeho muri rusange gahunda yo kurobanura abapasitori bashya yego bashya none se abari bariho ni ukuvuga ko abari bariho bazakomeza muri iyo mirimo icyiciro cya mbere bagisengeye mu kwa 12 umushumba mukuru wa ADEPR yavuze yuko bitarangiriye hariya icyiciro cya kabiri bari kugisengera mu kwezi kwa 3 yego ariko urabizi mbona nyobozi bafite akazi kenshi muri iki gihe noneho icyiciro cya 3 bakagisengera mu kwa 8 icyiciro cya 4 bakagisengera mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka wa 2026 ariko bitewe n'akazi kenshi bakoze bahuye nako byabanyuze mu kwezi kwa 3 ariko amakuru mfite yo mu nda y'ingoma ndani nuko abazasengerwa list icecekera nibatera agatebe bakiyegereza list harimo na babandi bo kwa Yohana barimo so uzi abantu batarimo bavuye ku rutonde nabo kwa Yuda kwa Isikariyote Isikariyote cyangwa oya Isikariyote haje Isikariyote si wagambaniye Yesu abo ngabo ntabwo barimo abo ntabwo uzasengera ariko abo kwa Yuda nuza Yuda nyine ura urubyaro rwa kane rwa Yakobo arimo rurimo n'umuryango wa Lewi nawe ku muryango wa Lewi urubyaro rwa 3 rwa Yakobo ubwo rero biri kuvuga ko list yabazasengerwa yego wowe reka mubwire mu mujyi wa Kigali amakuru bengezeho Kimisagara mu Muhima Nyarugenge Gasave Iremera Kayanga Kabuga Gikomero ahose no mu Busanza aho hari aho nazaseje no mu Gatenga n'ahandi aho hose rero amakuru bengezeho hari benshi bagiye gusengerwa promotion ya kabiri ubwo twe tuba twahereye mu mujyi ariko bivugwa ko no mu ndembo bazajyayo yego bihagaze gute rero agashye kagiye kubonekamo umuntu wese ufite urengeje imyaka 40 yavuye ku rutonde mbaye nka Yesu urengeje imyaka 40 bivugwa ko atazahabwa inshingano za gipastori atazasengerwa none se ko mu bashumba bako babahaye barengeje 50 wowe harimo bangahe nyine uwo ugiye urokoka akazamo ni ukugira ngo azaba ari amateka abashe no gutoza amaraso mashyashya maze utungo bihagaze gute dukore mu rujijo abadukurikiye yego twagiye bitewe yuko impinduka zigikomeje hakenewe abana bakiri batoya yego kuva ku myaka 40 kumanura hasi kugeza ku myaka 21 uretse ku buryo umwana w'imyaka 25 usa nawe yaba pasiteri ntabwo ari umwana ariko none se urabyiruka uvuze gutyo umwuka aranyegutse hari uba akiri umusore ari urubyiruko oya umwuka aranyibukije ngambwe sitori rero yabayeho muri Tanzania hari umugabo w'imyaka 35 hagati ya 35 na 40 35 na 40 yego afite umugore wumvise yavuye ku ishuri ajya kubwira mama we wamubyaye ngo arashaka ibere washigenda iriya arashaka akanyonyo arashaka akanyonyo ampaye nka Yesu iyo nkuru yatambutse ku mihanda ariko ntabwo byadukuye umutima kuko mwabira bihugu byahariya hanze ngo habaye abarozi bivuga ko baba baramurozi baba baramushamburiye ndashaka kuvuga iki rero hakenewe abakiri batoya bo gukora mu mpinduka umuntu wese urengeje imyaka 40 ufite itorero bayi
bye 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 abuse kano kajya gasobanutse uwari umupasiteri akaba afite hejuru y'imyaka 40 ubwo abe yitegura gutanga imihoho. Urakoze cyane. Babyita gutanga imihoho, gutanga inshingano. Ubwo azaba iki? Uwo mwene uwo ngo azaba iki? Azaba umukorerabushake. Oya, azajya mu banyamahanga. Uzi impamvu? Twavuze yuko indembo zizava ku 9 zikaba indembe 5. Yego. Abadukurikiye ntibyabaye. Byarabaye. Ni mu Kirovi. Byarabaye pe. Tuvuga paruwasi 143. Ko zizaba paruwasi 30. Ntibyabaye. Byarabaye. Ni mu Kirovi. Yego. Ubu rero bikuvuga ko mu gihe itorero rya ADEPR rigiye gushyira abakozi mu myanya, ubwo se mu mirenge isanzwe turi mu mirenge asigaye. Yego. Kandi noneho bashaka gutanguranwa byihuse kugira ngo babasengere vuba. Noneho mu kwezi kwa karindwi ngo kwarira amatariki twavuze mu biganiro, aribwo urwego rwa RGB rw'imiyoborere ruzasura amadini n'amatorero yujuje ibisabwa bakabafungurira. Muri ADEPR bazabe bararangije gusengera poromosiyo ya 2 kugira ngo bashyire mu myanya abujuje ibisabwa. Yego. Birasobanutse. Birasobanutse. Indembo n'eshanu zifite abayobozi n'abayobozi bazungirije. Yego. Paruwasi ni 30 zifite abayobozi. Yego. Yego? Yego. Ariko harimo paruwasi itarabona umuyobozi. Y'umujyi wa Kigali. Oya, ni paruwasi ya Ngoma. Harya. Paruwasi ya Ngoma ni itarabona umuyobozi. Kuko zari zasigaye ebyiri ari Ngoma na Nyabihu. Ariko Nyabihu bahahaye umudirectrice wuzuye umwuka w'Imana. Usibye ko hari umuvangiye. Gute? Hari umuvangiye kubatiza biramunanira. Kubatiza biramunanira. Seka akavideo ntakabonye kari gutata kari gucicekana. Nose byamunaniye gute si yamufasha akamudumbuzamo? Oya. Kubera baracumugane mu Kinyarwanda ngo niba ngoma amaraso mashya atera umubavu se. Atera cyangwa umuhini mushya atera amabavu. Umuhini mushya utera umubavu. Yabatije umugabo. Gwibiro 90 buriya se nkoresheje ibitekerezo byanjye biri hagati ya 90 n'ijana. Kandi muremure. Umurusha n'ibigango. Noneho pasiteri azamura ikiganza batemera gutya. Pasiteri aremera. Amudubitse mu mazi bitewe n'ibiro bya wa mugabo ariko uri kubatizwa, n'ibiro bya wa mugore nkeka ko wenda ari intege nkeya. Ariko ibiganza n'umutwe birasigara. Umutwe ndi wibiyemo. Ntago wibiyemo n'ibiganza ntibyibiyemo ariko tuboneho kubwira abantu ba pasiteri b'abagore. Yego. Niba bajya kubona umuntu bakamuzana umuntu umurusha imbaraga. Bajya bamushanja. Bamushanje kugira ngo birusheho kugenda neza. Basha kubishobora. Yes. Cyangwa babatize abakiri batoya kuko ibintu byo wari uzi ko ngewe mbatizwa. Ngiye mbatizwa. Uwamurikiye. Bamubatije inshuro 7. Kubera atari ibira. Bamushyiramo byanga. None se uwo mubyeyi kuki atasubije nk'uwo mugabo? Kubera bya biro no kuba atarametiriza umurimo. Yes, ariko none se uwo mugabo ntibari kumusubiramo? Nyina bari kumusubizamo niba abanyamuhamagara. Ahubwo bakomata ati haleluya, ati bitangaza birabaye, abadayimoni bashye. None abakristo bibona ko bishimiye icyo gikorwa kibaye, ariko bari mu mazi ntibabimenye. Reka mbarabure rero. Niba bajya kubatiza. Bire kujya bahumiriza. Bajye bareba ko byagenze neza. Kuko isengesho Imana yemera ni mu mutima. Barebe ko n'amazi yamugezeho. Yego. Aho kujya mu mwuka rero ejo abadayimoni batazabafatira mu mazi. Nibutse ubivuze gutya nibuka igihe Yesu yavugaga kandi koko tuvuye no mu bihe bya Pasika. Igihe Yesu yavugaga nako igihe itegeko Mose yatangaga ryuko abantu bagomba kurya umwana w'intama bakamurya wese ntagire icyo basiga. Barye utuzuru, utunwa, amatwi, byose amatwi kugira ngo uve muri Egiputa wese. Byavugaga nyine igihe cyo gutambuka Pasika, igihe cyo gutambuka. Noneho mu gihe
ujya umurimbuzi uzaba atambutse nyine abantu bakava muri Egiputa bose kubera ko bariye umwana w'intamba wese. None uyu mubatizo bivuga ko ugomba kwinjira mu mazi wese, bisobanura ngo gupfana na Kristo, ego, ukazukana nawe, ntihagire agace na gato gasigara, urugingo rwawe rugira ute rusigara hejuru. None ubwo kuki batamusubijemo ngo mpaka bamwibize nyine wese amanukire mwibi? Abanyamuhamagaro naganiriye nabo, naganiriye n'abapasiteri bari hejuru y'umunani, mbabaza byabaye, barambwira ati nta kidasanzwe. Mu gihe cyacu twebwe twamucishaga mu mutego, mu mutego, umvishe, kamutera pepura, bakamutera umutego muri Yorodani mu mazi, umuntu akibira wese, abakirisitu ntibamenye ibyabaye kubera bari bazi sisiteme. Yego, none si uyu mugore amazi yabameze hano mu mabere, umvishe, akamucisha mu mutego, ntiyikubitemo nawe yahita ko yibiramo. yaba no kwibira. Hari akandi kantu ngo umwuka nyibukije, reka turabure bano bagore kubera intege nkeya ziri mu bantu, ziri mu bakirisitu. Yego, niba bajya kubatiza, mwumvishe, tubaraburejo, kuko niba abapasiteri bari kubatiza bikaba ngombwa ko babatizwa ibice bice. Abagore bihangane basenge kugira ngo ejo tutazabona ngo pasiteri runaka, yego, ngo yabatije umukirisitu ngo baribira mu mazi. Bibirana mu mazi bose, bibirana mu mazi kubera imbaraga, kandi ari imbaraga nke nyine za kidamu, imbaraga nke, ariko mu mwuka ngo ni forotanga. Kuko hari umudamu wanyohereje akavidewo ari kubatiza, n'agashize kuri sheni, azi kubatiza, amazi ari kubarengera. Noneho niba batiza begamira ku rukuta, akegamira akakubita akawongera akegamira kugira ngo ataza kugira umuntu umurusha iki imbaraga. Ariko mumenye ko ngenzi umupasiteri wagiye kubatiza, mwumvishe, abatiza umusazi, barwanira muri Yorodani, yambaye ngaha ingumi ku yindi muri Yorodani, igipfunsi kiba igipfunsi. Ayiwe, urukumva hano madamu rero bagiye babatiza, nibajya kubazanira umugabo bakabona bajya babiha umugabo mugenzi wabo mu rwego rwo gukomeza kurinda ubuhamya bw'itorero ndetse n'ubwabo ku giti cyabo muri rusange, kugira ngo dukomeze duterane dusenge dutuje muri rusange. Ibivugwa ni byinshi rero, ibivugwa ni byinshi, biravugwa ko ubuse tuhehe ko amakuru ari menshi, biravugwa ko iburasirazuba, mu ntara y'Iburasirazuba hari umupadiri n'umubikira bafunzwe. umupadiri n'umubikira bapfa ikibuga, basa amakuru barafunze. ariko gufungwa ari kimwe, ariko n'impamvu ni ikindi. Impamvu ni iyihugu, ni ukuvuga ko niba ari kuri pasika, niba ari ryari biraho ngaho, ntabwo ndi kubyibuka neza, ariko ni inkuru yatambutse. Yego, padiri yagiye, niba ari ugukorera isakaramento ngo ahantu hatemewe, yagiye gukorera isakaramento ahantu hatemewe. Reka tuvuge buhoro, padiri yagiye gukorera isakaramento ahantu hatemewe. ubwo kiliziya yiwe yari ifunze, ubwo aravuga ati bajya mu rugo rw'umuntu, reka buriya roho mutagatifu iyo yaje ntabwo amanukira muri ADEPR gusa, nubwo hari mu rugo rw'umuntu. Yaravuze ati komeza inzira watangiye, ucika intege, wahisemo neza, nyagasani muri umvangwararyo, umwami wanjye, umubiri we n'ikimaranyota, amaraso ye n'igihaza bose, umvangwararyo. Bakubitemo umuziki rero, bahise badundamo n'umuziki. Yego, bararirimba, roho mutagatifu aramanuka, amajwi ararenga, arenzwe bateraho. Ubwo bari bafashijwe. Padiri muzima wize. Ni gute uhonyora amabwiriza y'uko gusengera ahantu bitemewe? Ari uguhonyora amabwiriza. Ariko menye ko hari igihe iyo Mwuka Wera amanutse,
kwikontorora byanga amanukira ahantu hemewe hujuje ibisabwa yego kwa kundi umwuka waragukira yamanukiraga mu giti ukumva umuntu ngo ari kujya gusengera mu giti inkuba irinze imukubitirayo ibibazo kujya gusengera mu mazi imvura iguye amazi akamutembana kujya gusengera mu nzuzi yego birabujijwe basengera ahantu hujuje ibisabwa dukomeje kwihanganisha numvise abo bashirika nyine babuze padiri wabo ariko azaza numvise azaza gusa nuko bakomeze bamusengere muri rusange nibyo ibivugwa ni byinshi rero ntabwo nabirondora ngo mbirangize ni byinshi cyane biravugwa ko yego ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane 2026 yego ariko bura kino kiganiro wazagikora ama episode tuzagikora kuko tuzakoramo ama episode arenga 20 kuko kumva turi ko tuvuga ingingo ntitugere ku musozo ariko twari dukumbuye abakunzi bacu ku itariki 20 biravugwa ko aribwo ADPR ishobora gutangaza amatorero yasigaye ubwo se mu cyumweru gitaha yego ibyo ni bivugwa ariko ayo makuru nayo mu nda y'ingoma ayo makuru nayo mu nda y'ingoma ndani nayo mu nda y'ingoma ndani kugira ngo noneho babandi bazahabwa amatorero wumvishe ADPR zabize ngo indembo ni 5 paruwasi 30 amatorero n'aya ngaya ariko ntabwo atarenga 500 amatorero yo mu mirenge ntakashobora kurenga 500 kuko bivugwa ko ari itorero rimwe mu murenge cyangwa abiri mu murenge hakurikije ubuso bw'uwo murenge yes icyo ngicyo nacyo tuzagisesengura mu kindi kiganiro kiraza gukurikira iki ngiki 5 hanyuma se waba wabimenye oya ntabyo namenye waba wabimenye se reka hari abantu bihinduka ariko ntibabimenye hari abashumba bihinduka nanjye sinabimenye ntibabimenye nanjye sinabimenye rwose mbazi tukubereke ibyo ni ibivugo biravugwa ko abashumba biravugwa ko abashumba ba ADPR bagize amahirwe yo kurokoka hehe ikiza cy'ubwoko cyatwaye abandi kiza cyatwaye 600 by'abasezerano bwa mbere kirongera gitwara abandi ejo bundi baba mu paruwase kigiye kongera guhitana abandi kigiye guhitana abakorerabushake bazahembwa bageze mu ijoro reka ahubwo se none se haba hari irindi ivangura cyangwa se haba hari irindi toranywa robanura kandi ryirukana irindi toranwa ni ukuvuga ko abantu bakorerabushake bamaze igihe inyuma bafite amatorero ntabwo bahembwaga umushumba mukuru we ati Pastor Marite nsigarira hariya kwa ririya torero ariko ntuzambaze umushahara noneho barahagarara amatorero yego bitewe ko bagiye gushyira abakozi mu myanya bujuje ibisabwa babandi bakorerabushake bayi ariko bamwe muri bo mu gihe batari babasezerera bagera muri 5 abamaze kongeraho bataye amatorero barayataye burundu kubera iki kubera iki uzi impamvu bamwe twaravuganye ku murongo wa telefone nkamuhamagara uraho neza yego ati ndakomeye mu mwuka uri tayari ati bisawa ndi tayari yego nkamubaza ufite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru intama zikuri inyuma mu bitugu ubwo Kristo tuzabaje gutwara itero yes ati rwose mu bugingo ni hazemo kubera icyo uri umukorerabushake ukabyemera ukabona atayitorera ngo niba tuvugana ngo nirora twabara kuvugana akamwana ukorera ngo uranshakaho iki ndavuga ati wambwiza ukuri kuba umwana w'Imana yego kandi urabona n'amazina yabo ntaho twayavuze ariko bamaze guta amatorero ari 5 muri abo bataye amatorero twavuganye barambwiye ngo ariko rora ngo nturi umuntu mukuru ndi umuntu mukuru twebwe dukorera ubushake
bosi wacu buri kwezi ajya ahembwa, ajya kurigisha. kandi bosi afite inzu, afite abana, afite inzu, imirimo yo mu isi icyo ubuzima bukenera nawe aragikenera. Twebwe tuzahembwa tugeze mu ijuru rwa buri kwezi ahembwe. Niba ari Imana turi gukorera se, kubera iki twese tutakorera ubushake? Ariko kirumvikana. Wumvishe? Icyo kintu kirumvikana ariko. Yangije n'umwana rero, hari ibihembo byo mu isi, hari n'ibihembo byo mu ijuru. Ibifite agaciro ni ibihe? Niko namubwiye. Uretse aho ngaho nanjye kubwira. Uretse nanjye maze gusubiza ibihembo byo mu isi n'ibihembo ijuru ifite agaciro ni ikihe? Byose ni bigomba kugendana, ni complementarité, bigomba kugenda parallele. Kubera ko Yesu yavuze ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro zingahe? 100. Kigeretse kuri ibyo nkazabaha n'ubugingo buhoraho. None kuki abo ngabo babuzwa gukubirwa za nshuro 100? Kuki bazibuzwa? Bemerera kuki haba hagati yanjye kuki habaho bamwe bemererwa gukubirwa inshuro 100 bandi bakabibabuza ati mwebwe ntago mubyemerewe? Kubera iki? Uko si ukwikunda, si ubugoyiste? Ntabwo numvikana nawe. Nanjye ntabwo numvikana nawe. Mbabarira cyane n'abadukurikiye. Hagati yanjye n'umukoresha mukuru, ngewe umukoresha mukuru arambwira ati rora rya torero rincungere, ariko ntuzanyeke igihembo, uzahembwa ugeze mu ijuru. Umukoresha mukuru ninde? Ninde? Tugera umukoresha mukuru ninde? Nyiri torero ninde? Umukoresha mukuru urihagarariye mu isi. Wumvise? Umwisi? Ubwo turaza gufata papa. Yes, reka nawe tumuge nka papa. Ntacyo bitwaye? Papa kuba ari umukoresha mukuru w'ikizeho. Akambwira ati cyo koze bihagaze nabi. None ntuzanyeke igihembo wowe ncungira hariya. Yego? Ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa gatatu, kandi nabimwemereye ku buntu. Ngezemo hagati ndamuhindutse. Asire kumva we hatarimo ikibazo. Ngewe murera Imana, oya ngiye nkorera ubushake, ntakaze imbaraga zose, ntakaze amato yo gukemura ibibazo, nturisha miliyoni 30 nzijyane kuri konte, ukwezi ni gushira uhembwe, ngiwe nzahembwe ngeze mu ijoro. Nyine wowe icyo kintu urumva aricyo? Ndumva aricyo. Ahubwo bose numvishe bakorera ubushake. Nuwo aho ngaho nayo kuremba nkufashe mu kiganza ngwa, ariko badukurikiye batanga ibitekerezo. Bose ibihembo babikureho bakorera ubushake. Cyangwa bose bahembwe. Cyangwa bose bagira bahembwe. Uniyo misanzu iboneka iyo noho ibiyo kwagura ubwami bw'Imana noneho no gufasha abakene, no kubakira abantu amazu, no kubakira abantu ubwishingizi, kwishyurira abanyeshuri, no kubakira abatishoboye. Hari abantu baba mu tuzu tuva rero tw'ibyatsi, nuko wenda nyakatsi zitakibaho, ariko hari utuzu abantu baba babamo, utubati twarashaje turutwa na nyakatsi. Uwo muntu akaba mwako kazu, imvura yagwa, utubati twaratobaguritse, ibati wenda ryarashaje ryaratobaguritse kubera ko acanamo imyotsi ikagira, yaryama imvura yagwa ikamunyagira. Kandi kuki uwo muntu batagenda ngo bamugurire ko amabati 20 bamusakarire, bose bakorera ubushake nyine aya maturo abaye gufasha abakene? Umushumba yaretse kumbwira ntabwo ukemeye ijambo, ni umushumba wa ADEPR ufite paruwasi. Ariko naketse ko impamvu yabimbwiye akamenya ibanga ni uko atagihembwa. Yarambwiye ati use mbivuge da? Oya, kandi harabikubwiye rubone mbivuge. Yarambwiye ngo Yesu aramutse agarutse akaza mu ishusho ya kimuntu, yego, akagera ku isi, abapasiteri nibo bamubamba, nta masaha 2 yamara ku isi bamwica, bamuziza iki? bahita bamurangiza. Ntacyo bamutwara. Uzi bamuhora Yesu mu gihe cye, n'ubu ari mu gihe cye cyose ariwe ukiyobora. Mu gihe cye yagendeshaga rugabire. Yego, yahoraga mu ikanzu imwe. None vewiti, reba icumbi rya etaje, reba umushahara wa miliyoni. Ngo arongera agarutse ngo aje kubakuraho ibihembo. Nta masaha 2 yashira
bamuritura bamirenza Yesu ahubwo n'abantu bagira n'umutima ukomeye Yesu umuntu umvishe mfite umushumba uherutse kumbeshya arakintera kirafatika arakintera ndabizi bamurikira arambeshya arakintera igipindi nanye wati umushumba iyo uhagaze ku ruhimbi uri kumanyura umutima ugataha igaburo ryera wumva nta mutima ugucira ubanza ufite kubera cyo wose wabobazagurika ibyo urakoze cyane nuko twagiranye gahunda arayica umvishe aramemukira kandi ari wambaye gahunda yes uzi ukuntu yambwiye ngo iririre ngo mu ijuru se hazajyaho bande kubera njye nzajyayo none nzajyayo ngo mu ijuru se hazajyaho bande rwose ngo mu ijuru ngo ndamwatira kubera cy'umusho ahambira yansomeye muri Matayo ngo irembo rifunganye ngo n'irembo rigari abanyirinyuramo nibo bake ngo barinyuramo nibo bakeya ngo niyo gutangaza ko muri ADPR ngo twaturi kwigwana bisanzwe muri miliyoni 3 abazajya mu ijuru batarenze 70 cyangwa 100 jewe ndimo kuki se atakishyira muri abo 70 cyangwa 100 muri abo 70 muri abo 50 muri abo 20 muri abo 100 nanjye ndimo ngende ku ruhembe rwanjye kuki nta byiringiro afite by'uko muri abo 70 yajyamo uzi impamvu ibi Imana ireba mu mutima we n'umutima nama niwe uzi uko bihagaze none se abo bagabo bataye amatorero bayasigiye nde tugarutse umushumba wa paruwasi yagiye abahamagara waje ku itorero ryawe wamukoreye ushaka kumubwira nze ku itorero ubundi ntakaze moto ntakaze igihe cyanjye n'amafaranga ukwezi ni gushira uhembwe ngenza hamwe ngeze mu ijoro tibarakubeshya ya matorero none barahamagara none inshinga bikorwa buri nshinga bikorwa bakajya babura noneho bashyiraho abadiyakoni kubera muri abadiyakoni ari amasomo babasomera muri Timoteyo ni inshingano za gishumba yego abadiyakoni ba mbere nanone yego baraza batereka twemere tuzakorere umuremyi wacu umucunguzeje ibintu nk'ibyo abadiyakoni ngo bazahembwa bageze mu ijoro birababaje biteye n'agahinda kuvuga no gutaruka rero twari turimo tuvuga ko abashumba bataye amatorero oya abashumba ibintu birahinduka ntibabimenye naho ngo twari turi n'ubu niho tukiri ni ukuvuga ko hari umushumba wayoboye paruwasi ari mu rurembo rw'amajyepfo impinduka zije yayoboye paruwasi Kandebura ntiyasengewe se ku ngoma ya Tom tabizi cyangwa se njyewe ndamuzi nyine ariko ninze kuvuga izina ryarankurikira yasengewe ku ngoma ya Tom bamuha paruwasi none impinduka ziraza yego ubu bamuha itorero yego bya byubahiro byabo byo hambere urabizi hambere wari uzi ko umushumba hambere wari uzi ko umushumba batamwakiraga mu bana n'abapasiteri bamujyanaga mu kumba bakazana intama yose imfizi y'intama umushumba akayirya yose aho yakumva ameze neza yego hagati b'abana banjye bari muri salo mubazanire nabo ni mubazanire nabo cyaraziragaho umushumba ari kurira njye nagiye nsangira nabo nagiye nsangira ibanga ndabizi bakabwatirira nk'umutumirwa mukuru mwakariya kumva abarimu n'abapasiteri bari hariya twamara gusoza kuki se bavanguraga kubera umushumba n'umushyitsi bafite ubwiza bw'Imana buruta ubw'abandi ese abantu twese ntituri abana b'Imana ariko ntabwo turi ku rugero rumwe kubera iki none Yesu yavuze ngo iki ushaka kuba mukuru wowe uri kuzana ibya Yesu wumvishe kandi abazi Yesu ni bakeya twigende ngaho dukomeze noneho uwo mushumba ubu ku itorero ayoboye baba we mu gitondo namuhamagaye arambwira ngo ariko se koko kuba naratangaje ngo kuri Pasika bazaza n'inkoko isake dufite umushyitsi wumvishe isake ikabura abadiyakoni bakagura inkoko icyo ni ikibazo
Yesu w'Inazareti. nani se cyabaye ikibazo nyine kiremereye gituma bashwana. Ubwo uzi ukuntu abadiyakoni bambwiye ikibazo si inyama, ikibazo si inkoko, ahubwo ikibazo ni uko aca imisanzu hato na hato. Ya buri kanya. Iyo tuvuze buri kanya ahubwo igerekeranye. None ugasanga umukirisitu umwe cyangwa umudiyakoni mu nshingano bikorwa afite imisanzu agomba gutanga mu rusengero. 5,000, 7,000, 10,000, 10,000, 15, 20. None umwana mukirisitu agahora mu ideni ry'urusengero kandi ku nyungu za pasiteri. Abakirisitu barifuza iki? Barifuza yuko imisanzu yo nanjye ndo mukirisitu ndayitanga. Niba kimisanzu. Ariko icyiciro cya mbere kivaho. Abakirisitu boroherwa nibura nk'icyumweru kimwe. Bongere bashyire bakindi imisanzu. Umukirisitu hari umudiyakoni wambwiye ati rero ngiye mfite imisanzu ngomba gutanga mu rusengero bitarengeje ukwezi kwa 4 37,000. Amaye nka Yesu. Ndagiye. Yesu urukumva byoroshye cyane. Ngiye ndagiye. Sohotse mu kiganiro. No tugira ku musozo rero. Tugira ku musozo. Ako wayivugana ngiye kuyivuga ikintu mbere y'umushumba ngiye kuyivuga ndanze banyemereye nkayivuga abantu bakamuhugura mureke buriya bamumenye baraza kumuhugura ako bamugani mumenye hari n'ibindi bibazo biri muri kompasiyo. Yego umanutse kuri kaburimbo kuva kuri kaburimbo ugerayo ubwo ni mu majyepfo Nyabugogo ugakomeza hagati ya Muhanga ukamanuka kwira paruwasi ifunze hari n'ibibazo bya kasamutwe muri kompasiyo hari n'ibibazo bya kasamutwe arewe hari n'ibibazo biremereye ku buryo abakozi ba kompasiyo mwumvishe barashaka uhagarariye kompasiyo ku rwego rw'igihugu bivugwa ko hamaze kunyuzwa amafaranga menshi. Yego nigera ku musozi w'ikiganiro rero nigera ku musozi w'iki kiganiro nababwiye yuko nzajya mbabwiza ukuri. Yego nababwiye yuko nzajya mbabwiza ukuri. Abanyeshuri barimo kurira, abanyeshuri barimo kwiga muri za kaminuza. Murabizi ko amashuri ya ADEPR yashyizeho ntabwo yemewe, yose ntabwo yemewe. Yego Fateke ntabwo yemewe, Ibeshi ku Gisenyi ntabwo yemewe, Ibeka ku Kiyovu n'ahandi ntabwo zemewe, za ITD byose ntabwo byemewe. Ahubwo bagiye kwiga mu mashuri yemewe yigisha iby'iyobokamana kugira ngo babashe kuzuza ibisabwa. Bamwe rero bahashoje n'abarimo gusoza ubu ngubu n'abari kwiga bose barimo kurira ayo kwarika. Barezwa n'iki? Uzi ikintu kiri kubareza? Ku insengero bazegeranyije, amatorero mu mirenge bakaba yegeranyije, paruwasi ko ari 30, indembo ko ari 5, ukumva abakozi bose baribaza ese tuzakora iki? Ingota tuzakora iki koko? Ariko ngewe narabahumurije bazayobora korali, bazaba abadiyakoni, bazajya muri shingo bikorwa, bazaba abadirisha, bazayobora abagabo, bazayobora abagore, bamwe ibyiciro byo mu itorero, kandi noneho bazahembwe n'Imana bageze mu ijuru. Amen. Abari bategereje ibihembo rero ngo niturangiza kwiga ngo bazaduha inshingano za gishumba ngo natwe rwose ntuko warakivuyemo. Abazasengerwa ejo bundi amakuru ndayafite. Umwuka aranyibukije umwuka aranyibukije. Bivugwa ko ngo bazasengerwa ahantu hamwe igihugu cyose. Bose bazatega bahurire hamwe. Bose to the sweet. Yes. Aba pastor bazaba. Bivira mu nzira rimwe. Uzi ikibazo kirimo nabibwiwe n'umushumba ariko Imana dusenga, Imana dusenga irumva we. Imana yabinyibukije. Imana yabinyibukije. Ngo niba baramuka basengera umunsi umwe bagahurira ahantu hamwe harimo batazasengerwa kubera kandi bari ku rutonde ari inyangamugayo. Reka dutanga urugero numvishe baramutse basengeye kuri Dove Hotel. Yego ku itariki 28 z'ukwezi kwa 5. Yego n'urugero yego igihugu cyose abapasiteri bazasengerwa kuri 28 z'ukwezi kwa 5 bazaza kuri Dove Hotel. Yego kandi pasiteri ntabwo wamusengera wenyine atari kumwe n'umugore n'abana.
yego kandi urebe n'amatike yabaye menshi amatike yabaye menshi muhanda ushimira umwuka w'Imana ari muri wowe umwuka w'Imana ari muri wowe ntabwo ari inyama y'amaraso y'ubushuhe batazaza we oya ikibazo si ukutaza bazakodesha imodoka buri muntu n'umuntu ntumvishe noneho abaturuka bwegeye baturuka za Nyakabwende za Bugarama bazamuke ku Nkombo baturuke za Nyamutera ku Gisenyi za Karongi hagati ya Karongi na Rubavu harimo paruwasi harimo akarere bakita Nyabihu na za Nyabihu ubwo harimo akandi karere ka sinzi uko bakita Saga Kayovera Kayove Rutsiro baturuke mu Rutsiro noneho reba iyo mutiyaje yego baba bati se nk'ubu tugeze kuri Nyabarongo tugasangamo igikamyo cyahapfiriye kandi tugiye gusengerwa kandi isaha yo gutangira umuhango ari saa 3 cyangwa saa 4 kikahamara amasaha 3 ntitwagira kuri Dove barageze gusoza yego bakaba bifuza ko kubera indembo zagabanyutse abazasengerwa bazasengerwa mu ndembo zabo yego mu rwego rwo koroshya amatike dore ko yanazamutse yabaye maremare yabaye maremare ubu ntabwo Nyabugogo ibusize ntabwo wagenda afite 30 kujya no kugaruka ntabwo byakunda ubwo uri kumva ko ni iki ibiganiro dufite ni byinshi ariko ni uruvangitiranye ejo rwose tuzabikubitaho ariko hari n'undi wumvishe yego hari abapasitori 5 abashumba 5 kuva impinduka zabo ntibarakandagira mu rusengero ni babandi bataye umurimo oya n'abandi b'amaparuwasi abandi kwiyakira byarabananiye twebwe twujuje ibisabwa twize Butare dufite teoloji tuba dusanga dufite amaparuwasi none nta kintu batumariye tuzabaho dute boshinga idini se barishingira hehe se tugera ku musozo reka tubabwire ngo bihangane ntabwo inzira yo kujya mu ijuru izanyurwamo abashumba gusa cyangwa abapasitori cyangwa abarimu kuko natwe turiho wumvishe kandi ntabwo tugeze mu nshingano kandi dutegereje ubwami bw'Imana kandi tubayeho dutegereje ubwami bw'Imana tukiri no mu isi reka rero tubabwire ngo nimuve mu majune mutegereze umwami Yesu ibiganiro nakagaruka reka tubasabe mukora subscribe na hejo Yesu abaho umugisha Yesu abaho umugisha Shalom